so agiye gutwikurura umugeni we abanza namurebe neza kamera reka abitangira bikore. Please go ahead Idris. Wow ako mwakomye amashirimba nashara ufite koko. Give them a round of applause. You cannot tell Idris, you can hug her please. Hug a wonderful one. Ibi bintu ni byiza cyane rwose. So beautiful. Yego rwose haleluya ongera uyitere ndayiguhaye rwose. Wow. Yes. Mbahaye ikaze nanone tugiye kuba twarebera hamwe zimwe mu video yagiye cicikana mu bwa Vestina na Idrissa bwabaye igitangaro cyangwa se ikimenyero bose bwagitwashwe n'ingeri zose abasitari batandukanye ndetse n'ahantu harameze neza nuko yagiye arahira uko yagiye ava mu modoka uko yagiye yambaye agatimba nuko yagiye ataramira abantu benshi bitaramo bitandukanye. So rero Vestina mwamukunze mu bitaramo byinshi mu ndirimbo nyinshi, mureke turebere hamwe uko yagiye yigaragaza cyangwa se uko yagiye akora ibikorwa bitandukanye mu bukwe bwe nuko byari byitwaye ku munsi nk'uyu wo kuba basezerana imbere y'Imana n'abantu batandukanye batari bake nuko bari bishimiye ubu. Iyi video igiye gukurikiraho nuko bari bameze bakiva mu modoka bari hafi kwinjira. Icyo usabwa no kureba iyi video ukayigeza ku musozi kugira ngo usobanukirwe byose. Ntabwo nshaka abantu bari hano hagati twinjira aho ngaho migire tugerageze tutangizira sawa. Ifate gutya yes fata gutya yes yatambukaga akimara kwinjira mu icyo gitaramo cyangwa se uko yatambukaga agiye kuri aho ngaho aho ubare bamuteguriye umwanya we niho yaganaga agana mu byiciro. Noneho tugiye kuba twarebera hamwe noneho bakigera mu byiciro byabo naho bari babateguriye naho abashitsi bari bicaye haba Vestina na Dorcas uko byari bimeze. Ese byari bimeze bite? So niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel kandi subscribe ufungura inzogera kugira tuzagire video nimwe igucika iturutse hano. Ngiye mugiye kubona kuri iyi channel cyangwa se ngiye mugiye kubona muri video nitwa Uwiragiye Dani. Reka turebere hamwe bakigera mu byiciro uko byari byitwaye. Muyandi magambo ibyo bintu bitatu yo bihuye. In other words, if those three things mix, they provide a happy marriage. The number 3 I want to speak about. The number 1 I say marriage is God's project. Outside God, it's very hard to have a happy marriage. That's why Vestina and Idris, you have to listen to this. Please put God in the middle of your marriage, because He's a good husband.
So guys, murabona ko byari ibintu byiza, byari ibintu biri perfect, byari ibintu mva binyuze mu muco, byari ibintu by'akataraboneka. Urabona ko byari ibintu binejeje. None si wakwibaza ngo Festina nta jambo yavuze ku mukunzi we Idrissa? Hari amagambo yagiye akoresha akora neza kuri Idrissa, ukabona ni ibintu by'akanyamuneza gashimishije. Kanze mbumvishe noneho umutoma Festina yateye Idrissa, hanyuma biba ibyishimo kurushaho. Reka rero aka video k'amasegonda makeya cyane wumve ijambo Festina yagize icyo abivugaho. Mbahaye ikaze, reka dukomeze. My love, your wife, and I'm so happy you're my gift from God. I will love you forever with all my heart. Thank you for loving me. I say yes to you today and always. Wow. Reka mubwira kandi amwambika impeta kibazo. Ibi bintu twabikomeye amashyi, murabona atari byiza? Reka twongere tubikomere amashyi, ababyeyi bavuza impundu. Let me hear the shout of joy. Yes. Guys, murabona ko byari ibintu byiza, amashyi bawe yakomeye, byarakuye kabisa, yahacanye umuco, amagambo meza avuze ukuntu azakunda umukunzi we, byaba mu bintu byiza ukuntu bazagenda bafatikiranye. Noneho reka turebe none gikurikiyeho impano bahaye Dorcas uko byari bimeze akimara guhabwa impano. Ese byari bimeze ute, byari byifashe ute? Twagiye twanazinga iyi video kugira ngo tubacire mu ncamake yuko byari byifashe aho ngaho kuri tere, abatabashe kubibona kugira ngo nabo bamenye uko ibirori byari bihagaze aho ngaho. Noneho kanze mbereke Dorcas nawe agiye gufata impano ari kumwe na Idrissa na Festina uko byari byitwaye. Reka mbisubiremo nanone, abadatanga amashina bagira ishyari kandi na jari ribi iwacu. Haleluya, amashyi menshi cyane rwose. Uyu munsi twaje gusangira ibihe byiza, turabishimiye cyane. Reka tubasabe dutegure impano ya Réponse ndetse n'iya Hussein. Impano ya Réponse ndetse n'iya Hussein. So guys, murabona ko byari ibintu biryoshye kandi bishimishije. Dorcas agiye gufata impano cyangwa se impano yageneye mukuru we Festina. Urabona ko nawe byari byamunejeje. Ntucikwe nyuma yaho. Ese byaje kugenda gute, byaje kurangira ute? Ese ugeze ubona ukuntu bakase keke? Ese wabonaga iyo keke ukuntu yari ingana? Ntucikwe, byose urabisanga muri iyi video. Reka dukomeze turebere hamwe ibyagiye biranga, mbereke noneho ukuntu bakase keke bakanyurana, umuco bigashimisha wese wari uhari, nuko bagiye kwikatana bombi. Twagerageje kwanazinga dufata video zitandukanye kugira ngo mbashe kugerera ahantu abatagiye kuri tere babashe kubona uko byari byifashe n'ubukwe bwa Festina. Reka dukomeze turebere hamwe uko byari bimeze bakata keke. Nyuma yaho rero ibirori byaje gukomeza bimeze neza, ukuntu bacinya akadeho. So byari ibintu ndi kubona yuko ari ibintu binejeje. Hanze mbereke noneho uko bahanyuze baje gufata ifunguro, nuko bagiye banezerewe batambukana intambwe ku yindi bafatanye bagashira, mbese urugo ruzarambuye n'ibyishimo. Kandi kubereke ko byari bimeze nanone gusohoka bagiye gufata ifunguro byari byiza.
Irene nawe nk'umuntu wabafashije nawe ntago yahacitswe nawe yarahari nk'umuntu wabafashije kuzamuka muri muziki kuva bagitangira abagize abahanzi mpuzamahanga ndetse bakundwa n'ingeri zose nawe yavuze ko yacikwa nawe yarahabaye. Amashyi menshi cyane rwose. Uyu muvandimwe yababaye hafi ku munsi nk'uyu ngo agira ati ntugire ikibazo umukobwa wanjye, byose tugomba kubikugiramo bikagenda neza, n'uwo gushimirwa ndetse na cyane. Voilà, merci. Hagarara hagati. Voilà, il va se mettre au milieu, puis on va lui remettre les cadeaux. On va commencer, voilà, par le chapeau. Reka adufashe amwambike ingofero y'abasaza. De l'autre sens, Voilà. Ensuite, on va lui remettre également la canne. Nyuma yaho rero murabona yuko igitaramo cyaje gukomeza. Dorcas yaje kwikuramo imyenda nyuma yaho kugira ngo abone uko ataramira abashyitsi bari baraho ndetse n'abatumirwa bari batumiwe muri uwo muhango w'ubukwe bwe. Hamwe na Dorcas bose urabona ko bari bafatanyije igiterane basusurutsa abantu babashije kubafata mu bitugu, koza kubaba hafi muri ibi birori byari byahuje imbaga zitandukanye, abasitari batandukanye ndetse inshuti n'imiryango. Murabona ko ari ibintu by'icubahiro kandi byari binejeje. So rero niba hari ibice utabonyemo cyangwa se wumva ko hari icyo tutakuzaniye, ibuka gukanda subscribe, ufungura inzogera kugira ngo hatazagira video n'imwe igucika iturutse hano. Iyi video gerageza nawe kuba wayisharinga abantu batabashije kuba babona ibi birori. Wibuke kuba wayirayikinga, subscribe, ibitekerezo byawe hasi muri comment kugira ngo tujye tubana mu mavideo atagiye atandukana hano kuri uyu muyoboro mugari, kuri uyu muryango mugari w'Uwiragiye Dani, kugira ngo tuzafatanye kuba twagera kure. So guys, ndabakunda rero, reka duhure mu zindi video zitandukanye. Hasta la vista.